Shalom shalom. Tubahaye ikaze mwese mu izina rya Yesu Kristo online mu isengesho ry'umunsi ryo kuri uyu wa mbere y'ubuhanuzi. Muri kumwe na Prophet Robert bakunda cyane. Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko Imana yabarinze muri ijoro bukaba bucyamahoro. Mwese amwerere rero tubahaye ikaze abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, abari ku migabane itandukanye y'Iburayi, abari kiri mu ijoro mwese uburinzi bw'Imana komeze kubana namwe. Tubahaye ikaze rero mwe amasaha y'umugisha. Tugiye kwiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe kuri umunsi wa none. Si byiza kuva mu rugo utiragije Imana, ni byiza ko tuva mu rugo twamaze kwiragiza Imana. Rero uyu munsi wa none mwuzaniye ijambo rigiye kubohora ubuzima bwawe, mwuzaniye ijambo ry'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Wewe wahageze urimo kutwandikira muri comment, urimo kutwandikira, Imana igumugisha. Ndagusaba kugira ngo dufatikanye kwamaza ijambo ry'Imana. Washaringa kuri status yawe, washaringa mu magrupu bayemo, wararika abantu nka batatu no bakumva isengesho ry'umunsi. Ku bantu bagiye kubikora mbaturu umugisha w'Imana. Nyemerera dufata akanya gato dusenge, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana tugiye gusengeramo kuri umunsi wo kuwa mbere. Mana Isaka, Mana Abrahamu, Mana Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana idenduka. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka imbaraga zawe zongere zukeze zibane natwe mu isengesho ry'umunsi. Kandi Imana buri wese isengesho uzarikurikirana urikurikiranye, rigira hano rimukorana hano rimugeza. Urakoze Mana kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana igumugisha wo hageze, Imana igumugisha wamaze gusharinga, Imana igumugisha wowe uhora wohereza abantu link. Imana igikomeza ihaze kwifuza ko. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusengera muri iryo jambo ry'Imana. Turasoma Samuel wa mbere igice cya mbere, turasoma n'umurongo wa 27. Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuze ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yamaye icyo namusabye. Turasubiramo Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yamaye icyo namusabye. Ndagira ngo dusengere muri isengesho, nkubwire yuko Imana iguhaye icyo wayisabye. Ntabwo Imana ishobora kuguha icyo utasabye Imana, ahubwo icyo wasabye Imana, Imana irakiguhaye. Ntabwo Imana yaguha pirate. No, ni umubyeyi wacu. Imana idukunda kurusha uko twe dukunda abana bacu. Imana idukunda kurusha uko dukunda ibintu byacu. Ariko Imana wizeye wamenye iguhaye icyo wayisabye. Bisobanurwa ngo ibyifuzo wasabye Imana irabigushubije. Rero Hana, umugabo witwaga Elukana, yari afite abagore babiri witwaga Penina na Hana. Hana ni yabyaraga, Penina yarabyaraga. Ariko Penina kuko yabyaraga akajya asuzugura Hana, kugeraho yamubwiye ngo wowe wavukiye kutabyara. Bene data mumurikiranye, hari igihe tugera mu bigeragezo buri wese akatubona ko tudafite ejo hacu hazaza. Buri wese akabona ko nta watuvuganira. Ariko nanya gutangarize ngo ibyo abantu batakora, ibyo abantu batakufasha, hari Imana ije kugufasha. Ibyananiye wowe, ibyananiye inshuti zawe, ibyananiye imiryango, hari Imana ibishoboye. Hana ngo yicwa n'agahinda, yicwa n'amarira, ngo yihata gushaka mu maso y'Imana. Nuhura n'intambara n'ibigeragezo, byo wihata gushaka mu maso y'Imana, ni Imana ijye yumva gusenga ko nadafite shinyarabuye. Hana arasuzugurwa na Penina, yamburwa agaciro, yamburwa ijambo. Hana yicwa n'agahinda, ariko ibanga yakoze yashatse mu maso y'Imana. Ndashima Imana ngo ni Imana ijye yumva gusenga ko abantu badafite shingirarugero. Hana shaka Imana, ariko Penina akomeza amusuzugura. Sinzi ba Penina barimo baragusuzugura muri iyi minsi. Sinzi ba Penina barimo bakwambuye agaciro. Sinzi ba Penina bagusenye urugo, bagutwaye umugabo cyangwa se umugore wa. Sinzi ba Penina bakwirukanishije, sinzi abakuzengurutse. Ariko igihe bagusuzuguri, hari Imana ijya yumva gusenga. Birashoboka kumaza imyaka n'imyaka usenga wibaza ngo ariko Imana yaranyumvishe, ni yanyumvishe. Humura yarakumvishe. Ngo igihe kigeze Hana arasama,
hala resi de bonefo. Igihe kigeze Hana ngo yagiye mu rusengero abandi batagiye gusenga ngo atangira gusenga azunguza iminwa ngo hari umuhanuzi w'Imana witwa Eli ngo Eli amwitegereje biramera ko atese Hana byamugendekeye gute. Ndashima Imana ntabwo igiburizira. Imana igihagurutse umuhanuzi wayo kugira ngo ahanurire ubuzima bwawe, kandi ubwo buzima bwahanuriye bugahindurirwa ubuzima. Ndahanurira ubuzima bw'umunsi wa none, igihe wasuzuguriwe, igihe waririye, igihe wabariye, akira igisubizo cy'icyo wasabye Imana. Ngo Eli abwira Hana ngo wa mugore we, shingiye ku gahinda kawe, shingiye ku yo wasenze, shingiye ku byo ndimo kubona, taha amahoro, icyo usabye Uwiteka kiguhe. Ngo iryo joro abona n'umugabo irukane ngo asaminda. Amaze gusaminda nawe arabyara, ngo amaze kubyara umwana agejeje imyaka 8 ngo aza mu nzu y'Imana gushima. Abwira abantu ngo ninjye wa mugore bari barafashe w'ijambo, ninjye wa mugore wari warambuwe agaciro, ninjye wa mugore witwaga uzapfuta byaye, ninjye wa mugore bitaga umutera mwaku, ninjye wa mugore witwaga ingumba, ninjye wa mugore wari utunzwe n'amarira. Ndashima Uwiteka, manuriye ubuzima bwawe, manuriye imisozi yawe, manuriye ibigeragezo byawe, manuriye ibikubuza amahoro, manuriye ibikubuza ibitotsi, manuriye intambara zari ziguhagurukiye niziceceke. Hejuru yaso hari Imana ivuze ngo imanuwe no gutabara ubuzima bwawe. Akira, wakire icyo wasabye Imana. Gusenga kwawe, gusaba kwawe kwageze imbere y'Imana. Imana imanuwe no kuguha icyo wayisabye. Ngo iryo joro Hana saminda aza gushima Imana, abanza kubwira barati ni njyewe wari warambuwe agaciro. Ndashima Imana yuko Imana yakwibutse, igarura agaciro kawe, igarura umugisha wawe, igarura iterambere ryawe, igarura icyubahiro cyawe. Ibyo byose byakire ngo Hana bango ni njye wa mugore witwaga ingumba, wicaraga hariya abantu bose bari bamuzi. Sinzi hari abantu bakuzi bafite amakuru atariyo, ariko Uwiteka arakwibutse ngo nuko Hana aravuga ngo kandi lala monesirego lala aravuga ati uyu mwana aramubereka Samweli, umwana witwa Samweli. Habati uyu mwana niwe nasabye umuhungu niwe imaye, nasabye umukobwa wenda rugero niwe imaye, nasabye akazi kangana gute. Oya, icyo wasabye Imana icyari cyo cyose irakiguha. Ngo kandi ndashima Uwiteka utarobanura ku butoni, utumva amagambo, ukuraho igisuzuguriro, uteturura abantu, uhanagura amarira, uha umuntu agaciro, uzura umuntu, uwibuka umuntu. Ndashima Uwiteka ko aramone sidebonefo ko yamaye icyo nagisabye. Umva bene data, hari ishimwe Imana iteretse mu kanwa ka. Nari mvuze ngo Uwiteka akuntumye avuga ngo icyo wasabye Imana arakiguha. Ugiye guhagara imbere abantu uvuga ngo icyo nari narasabye Imana, inzozi nari nsanzwe mfite, nizo Uwiteka nsohoreje mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera mwiri jambo. Hari icyo wasabye Imana, ndahanura ubuzima bwawe, ucyakire mu biganza byawe. Hari amajoro n'imyaka umaze usenga uvuga ati Imana wamaye iki, Imana iragisohoje mu izina rya Yesu. Kadusengere mwiri jambo. Hana abwira Imana ngo abwira abantu ngo uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka amaye icyo nagize iki, icyo nasabye. Zamura ikiganza dusenge. Mana mu izina rya Yesu, turagushimye yuko icyo twagusabye ari cyo duhaye. Buri wese ukurikiranye isengesho n'uryazo nuzaryumva, akigizera kiryumva, rizamuhesha icyo yagusabye, menyekane ko Uwiteka ari Imana. Turagushimye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Prophet Robert. Wifuza ko tugufasha gusenga, wakoresha izo nimero ziri kuri screen yawe urimo kureba. Umunsi mwiza, bye bye.